Bakunzi ba Bishop Bakebure TV turabasuje turabaramukije cyane, turabifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza ku bagafite, namwe mudafite akazi turabihanganisha tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga kuko Imana niyo igena byose. Turagarutse rero tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, aho uyu munsi tugiye kubagezaho ibiganiro rwose n'ikiganiro rwose Ashton Hall akomeje kubica rwose bigacika kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose. Nk'uko bisanzwe rero tugiye kubagezaho ibiganiro byacu nk'uko mubimenyereye. Ikiganiro cyacu kikaba kigiye kwibanda kuri Ashton Hall, nyuma y'uko Ashton Hall atangaje ko Ashton Small ariwe Kagarara yatumye ahindura uko afata ubuzima, ashimangira ko urugendo bazengurutsemo mu bihugu bya Afurika, yashimangiye ko urugendo bazengurutse ibihugu bya Afurika uko ari 5 utarangiriye aha, azagaruka gushaka Ashton Hall w'umunyafurika cyangwa se wo kuri uyu mugabane. Nk'uko rero bitangazwa cyangwa se yabinyujije ku rubuga rwiwe urubuga rwe navuga ko ari urwa Facebook, yagize ati Ashton Small cyangwa se Kagarara wahinduye uburyo mbona ubuzima. Umva ko Kagarara uko Ashton Hall yatekerezaga ubuzima cyangwa bufataga Kagarara yarushijeho kugira gutuma abona mu yindi shusho wenda uko ubuzima buhagaze cyangwa uko ubuzima bumeze. Na hamwe Indian Ashton Hall nawe yagize icyo amushimiraho kuba yarakoze kwitabira gahunda bari bafite yo kuzenguruka ibihugu. Twabibutsa ko ibihugu bazengurutse harimo Ghana, Cameroon, Nigeria, Benin ndetse n'u Rwanda. Rero hano Ashton Hall yashimiraga cyane Indian Ashton Hall kuba nawe yarakoze kwitabira, amubwira ko bazongera guhura vuba. Babibuza ko ubwo bari ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe Airport, ubwo Kagarara na Ashton Hall basezeraga kuri umuhinde witwa Indian Ashton Hall. Wabonaga nyine amarangamutima rwose, ubona ko amufashe cyane, adashaka kuba yabasiga mu Rwanda, nawe yari agikunze mu Rwanda. Ubwo nibwo Ashton Hall yakoze akamenyetso ko kumubwira ati tuzongera tubonane vuba cyane, na cyane ko yabijeje ko we na Ashton Small ariwe Kagarara azabazana vuba cyane bidatinze muri Amerika nabo bakahatemberera. Urumva ko uko byasa kose Ashton Hall arimo rwose kugira ngo agomeze ateze aba bantu ko ari babiri, ariwe Indian Ashton Hall na Ashton Small Kagarara wo mu Rwanda, kugira ngo agomeze abageze ku byiza. Na cyane ko twabibutsa ko umunsi w'ejo tariki 15 kuko ariho uwitwa Kagarara usigaye witwa Ashton Small amaze kuzuza abantu bamukurikira 500,000 ku rubuga rwa Instagram. Murumva ko ari ikintu gishimishije cyane, ari gutera intambwe vuba cyane. Ni mu minsi gusa 30 ishize, murumva iminsi 30 kuzuza abantu 500,000 baba followers kuri Instagram. Ni ikintu gikomeye cyane, bigaragare ko rwose ashobora kugera mu kwezi kwa 8 se ageze mu bantu bagera kuri miliyoni cyangwa irenga. Yego, ni ukuvuga ko nyuma y'uko ashimiye Indian Ashton Hall,
Ashton ho yanavuze ko yasuye ibihugu 5 muri 54 bigize Afurika ari kumwe n'abavandimwe be, ariko yavuze ko urugendo rutarangiye azagaruka, na cyane ko yijeje abanyarwanda ko azagaruka nyuma y'amezi 6 nk'uko yabyivugiye ubwiwe, kubera uko yakunze igihugu cy'u Rwanda n'uburyo amwakiriye, na cyane ko u Rwanda uhageze wese bamwakirana ubwuzu rwose, yaba mu cyiswe Visit Rwanda n'uburyo ki bwose abanyarwanda bakunda abashyitsi. Twamubwira ati rwose urisanga umunsi wundi wagarutse, tuzakwakirana urugwiro mu gihugu cyacu. Tubibutse ko rero nubwo bimeze bityo, Kagarara hari abantu benshi barimo bamugira inama cyane z'uburyo ki ubwamamare agomba kubutwara, na cyane ko hari abatangiye kurengera bakaba bavuga ko ashobora gupfa nk'urupfu rwa Dorimbogo n'uriya Gogo Gloriose, uko bapfuye nyuma y'uko bari bamaze kwamamara bikomeye cyane. Ariko ntabwo ariko byakabaye bigenda, bamwe batangira kuvuga izo nkuru, na cyane ko Imana ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umuntu. Rero tunashimira cyane Ashton ho kuba rwose yaramuteje imbere agateza n'abandi kandi akamenyekanisha n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni byiza cyane. Hari video yindi nabonye nakunze kwitegereza cyane, mbona ko ijambo akunda gukoresha ko mu by'ukuri ibyo ufite uyu munsi ari Imana yabiguhaye, ugomba kubikoresha kugira ngo nawe ugire abufasha, na cyane ko ibyo ufite wabihawe n'Imana, nawe ugomba gutanga kuko Imana aricyo isaba abantu. Nabonye ubwo yatangiraga ahereza umumama rwose ufite umwana umwe imodoka nziza cyane, akabahereza na TV, ubwo nta TV bari bafite ntashyi, akamuhereza imodoka, avuga ko mu by'ukuri kuri iyi si kugira ngo ugire aho ugera ari uko hari umuntu runaka ugomba kuhakugeza. Ntabwo wayigeza wenyine, ahubwo hari uburyo ki umuntu agomba gufasha undi kugira ngo agere aho ageze. Ari byo rero tugenda tubona agenda akora. Abonye ko yahaye Indian Ashton ho amuhereza imodoka, amuha n'amafaranga. Kagarara nawe nuko byagenze, amuhaye imodoka amuhereza n'amafaranga. Murumva ko byasa kose ibyo akora byose abikorera mu kwizera Imana. Tunamushimira cyane ko yabigize neza kandi bikaba biri kugenda neza. Rero turabifuriza mwe mwese abantu mwamukurikiranye Bishop Bakebure TV, ikiganiro cyacu naha tugisubikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka kuri Bishop Bakebure TV. Nge mwabanye ari Hagenimana Adolphe, mwakurikiranaga ari Bishop Bakebure TV. Mbifuriza kugira umunsi mwiza n'akazi keza kuba gafite. Namwe mudafite akazi turabihanganisha, tubabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Cyambere ni ukwizera Imana no kuyisenga, uko Imana nigena byose. Mugire amahoro y'Imana. Bye bye.